rero bakunzi ba Samuzozi TV nizera ko mumeze neza, bibutse bakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro tugenda tubagezaho. Rero mu minsi ishize nibwo The Ben yasohoranye indirimbo na Diamond, indirimbo yiswe Why, ikaba yarahitinze abanyarwanda bari bayitegereje urukundo rwinshi cyane. Rero abafana ba Bruce Melody bavuga ati we kubera icyo utakora indirimbo na Diamond, ubona The Ben abarimo arakwirata avuga ati we ni wakora indirimbo na Diamond, we waciye agahigo ugakora indirimbo n'umuhanzi urenze. Nyuma ya The Ben twitega ko Bruce Melody yakorana na Diamond Platnumz. Mu kiganiro na Citizen Radio yo muri Kenya, Bruce Melody yatangaje ko yifuza kuba yakorana na Diamond, ariko ntabwo yari yabona amahirwe yo guhura no kuganirana nawe. Kuwa kabiri Mutarama 2022 nibwo hasohotse indirimbo Why ya The Ben na Diamond Platnumz, ikaba ari indirimbo yari itegerejwe cyane n'abanyarwanda benshi. Niyo yaje kugeza ku mikorere ya Coach Gael na Bruce Melody kubera kutumvikana The Ben yagiranye na Coach Gael. Iyi ndirimbo yatumye bwa mbere ahurira ku rubyiniro rumwe na Diamond Platnumz, hanyuma bayiririmbana imbere y'amahanga. Aba bahanzi bombi baririmbanye mu birori byo gutanga ibihembo bya Trassi byabereye mu Rwanda umwaka ushize. Ku rundi ruhande, Bruce Melody amaze kugirana ubucuti bwimbitse na Harmonize, wahoze ari umwe mu bahanzi barebererwa na Wasafi ya Diamond Platnumz, ariko akaza kuyivamo ashinga label ye yise Konde Gang, ndetse akiyemeza guhangana na Diamond ku giciro icyo ari cyo cyose. Benshi mu bafana ba Bruce Melody bagiye bumvikana kenshi bifuza ko yakorana indirimbo na Diamond kugira ngo ace agasuzuguro k'abafana ba The Ben bavuga ko Bruce Melody atari yakorana n'umuhanzi ukomeye cyane mu karere nka Diamond Platnumz. Ubwo yari mu kiganiro na Radio Citizen yo muri Kenya, Bruce Melody yabajijwe niba hari umushinga w'indirimbo yaba afitanye na Diamond Platnumz kubera ko amaze kuba umuhanzi ukomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu gusubiza, Bruce Melody yavuze ko atari yagira amahirwe yo guhura no kuganira n'umuhanzi nka Diamond. Avuga ko icyizere ari ugutegereza umwanya wa nyawo wo guhura no kuba bakorana, ariko hari aba bahanzi bo muri Tanzania bafitanye ubushuti, by'umwihariko Harmonize bakoranye indirimbo. Bruce Melody yagize ati ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukorana na Diamond, ni umuhanzi mukuru mpora ntekerezaho, ariko uba ukwiye gutegereza igihe nacyo cyo guhuza n'umuhanzi. Byashoboka ko mu gihe kiri imbere dushobora gukorana. Muri iki kiganiro Bruce Melody yahishuye ko ibanga ryo kuba umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda ari gukora indirimbo ifite injyana iryoheye mu matwi y'abayumva. Ku rundi ruhande, The Ben aherutse gutangaza ko atari Why yakoranye na Diamond gusa, ahubwo hari indi mishinga bafitanye izagenda ijya hanze mu minsi iri imbere. Mu yindi mishinga harimo indirimbo ebyiri yakoranye na Israel Mbonyi n'abandi. Rero Bruce Melody yatangaje ko atari yagira amahirwe yo gukorana na Diamond Platnumz, ategereje igihe cya nyacyo. Bruce Melody yerekeje mu gihugu cya Kenya mu bikorwa byo kumenyekanisha indirimbo yakoranye na Brian bita Ifoto. The Ben wakoranye na Diamond indirimbo Why aheruka gutangaza ko hari indi mishinga bafitanye
izajya hanze mu minsi iri imbere. Umwaka ushize mu birori by'ibihembo bya Tracy Award, Diamond yiyambaje The Ben ku rubyiniro baririmbana indirimbo Why. Rero akaba iyi ngiyi ari indirimbo Why Diamond Platnumz yakoranye na The Ben yahitinze, abantu barayikunze cyane. Iyi ngiyi akaba ari indi ndirimbo Zanzibar ya Bruce Melody na Harmonize. Ishingiro Bruce Melody aheraho avuga ko hari abandi bahanzi bakomeye bo mu karere bakoranye nawe. Iyi ngiyi rero akaba ari reba indi ndirimbo, iyo foto ya Bruce Melody yagiye kumenyekanisha muri Kenya, indirimbo yitwa iyo foto yakoranye na Bayern Soul. Rero akangaba ari amakuru mwagezwaho na Samuzos TV, mbutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.